uri umuhungu cyangwa uri umukobwa basi nawe utumara amatsiko pe kuko njye ndabona uri umugore ndabona uri umukobwa nyine ufite sinzi dusobanurire. Okay, weho ese ugira umukunzi? Ndamugira of course. Ni umuhungu ni umukobwa? Ni umukobwa. Ujya kurambagiza umukunzi wawe yakwemereye ate? Ufite amabere, ufite ibisuko, ufite amaherena, kuko urabona uri umukobwa pe mu bigaragara. Ese ko nawe ari umukobwa niki cyatumye akwemerera kandi muri make kugira ko yagukundiye iki? Ikintu cyatumye agukunda. Ese Denis ni ryari utubwiza ukuri uheruka kunyara ku buriri? N'ubu mbunyara. Birabeshya. Tubwiza ukuri pe ni ryari uheruka kunyara ku buriri? Nijoro umenye kuzapfa ejo pe aka kanya kavuga ute ejo nzarara mpfuye. Nibe bintu bitatu by'ingenzi wakora pe muri icyo gihe gito usigaranye. Ese Denis ujya mu mihango? Reka nongere ngushimire wowe ufunguye ino video ugahitamo kubana natwe muri kino kiganiro. Ngiye uko musanzwe munzi ni Bella, hano ndi kumwe n'umutumirwa wacu yitwa Denise. Denis umeze neza? Meze neza, nange ndabasuje. Nshuti za Chano, nshuti za Bella, ndabaramukize cyane. Ariko urasa neza by the way. Okay, murakoze. Nishimiye rero kubana namwe. Naje kwica no ndi umutumirwa. Ariko shawarangoye kugira ngo uze guys kugiyo yemere kuza. Maze iminsi nkwamagara bundi namubonye kuri TikTok mu minsi yashize. Nkajyanirwa mwinginga se wazadusuye kuri channel yacu uko tugiye ibiganiro byiza. Tugiye kujya tunyuzaho ibiganiro bye bitandukanye wazadusuye. Uyu munsi rero yabyemeye tuguhaye ikaze kuri channel yacu. Murakoze ariko akazi nyine kaba kabaye kenshi murabizi ko numvikana cyane. Okay, Denis, ahangaha rero nk'umutumirwa wacu uyu munsi abantu badukurikiye bafite amatsiko yo kukumenya, bafite amatsiko yo kumenya uyu muntu ni muntu ki. Mbere na mbere mu tubazo nateguye ndi bukubaze ikibazo cya mbere ngiye guheraho. Ese amazina yawe muri rusange, amazina yawe bwite, witwa nde? Ni Denise nde mbese witwa nde? Okay, murakoze. Amazina yanjye bwite yanjye nishwe n'ababyeyi nitwa Irakoze Denise. Wow. Okay, Denis ufite imyaka ingahe? Mfite imyaka 30. None se Denis niba atari ibanga ni ibihe bice bibiri ukunda ku mubiri wawe nawe ukavuga uti mu buzima bwanjye nkunda bino bice? Okay, muri rusange ngiye ibice byanjye by'umubiri ikintu cya mbere ni nkunda amaguru yanjye. Amaguru? Icya kabiri ni ishyira. Ngasurira hano. Icya kabiri? Icya kabiri nyine muri rusange nyine umubiri wanjye muri rusange ntago urumva kamemo ntago umuntu yakiyangaho ibice byanjye. Ariko bari gukunda cyane hari igice nanjye nitaho. Nita ku maguru yanjye, amaguru yanjye ndayakunda. Ikindi nkunda nyine look yanjye tuko ngaragara nyine. Tunwa twanye natwenda kutwemera. Okay, uri umuhungu cyangwa uri umukobwa basi nawe utumara amatsiko pe kuko njye ndabona uri umugore ndabona uri umukobwa nyine ufite sinzi dusobanurire. Okay, weho nimba ubona ko yuko ngenda umukobwa ubwo ndi umukobwa. Kandi nanone nimba ubona ko ndi umugabo ubwo ndi umugabo. Wewe bifata uko nguko ubibona cyangwa se wenda wowe kubyumva amarangamutima yawe uko ari kubikwereka. Ntabwo tumaze amatsiko. Ishusho wowe uri kumbonamo ubwo niyo ndiyo. Nubwo busobanuro nago ko nta bindi bintu narenzaho. Nimba ubona ko ndi umukobwa koko ndi umukobwa. Nimba ubona ko ndi umuhungu ndi umuhungu. Wowe rero ubona uri iki? Njye uko muzajya mumfatanya ariko ndajya nitwara. Ariko bajya bakubwira ko ufite imiterere idasanzwe sibyo? Birumvikana. Ntabwo byabura muri rubanda. Kandi urabizi ko abantu bavuga uko bishakiye. Uko bakubona nyine bari ibindi bagenda barenzaho. Ubwo rero ibyo bintu ntabwo wazabivamo. Okay, Denis
Deni, mu buzima bwawe kuva ukiri umwana nk'uko ubizi abana iyo bakiri bato usanga bafite inzozi. Ese ukiri muto wumvaga inzozi zawe uzaba iki, uzakora iki? Ese inzozi zawe wazigezeho? Muri make ngewe ikintu numvaga nifuza kuzaba cyo ntabwo byamiriye. Ngewe mbere nyiri muto numvaga nshaka kuzaba nk'umu business woman, nk'umuntu nyine wifite business yiwe ku giti cye, wigenga mu bikorere yiwe, ariko ntabwo nabigezeho. So rero nanjye nisanze nkorera Rwanda. Ese Deni, ni ryari utubwize ukuri uheruka kunyara ku buriri? N'ubu mbunyara. Birabeshya. Tubwize ukuri pe, ni ryari uheruka kunyara ku buriri? Nijoro? Okay, nyine murumva kunyara ku buriri bwo ni kera rwose nyiri umwana. Nta muntu mukuru unyara ku buriri. Icyo cyo rwose wanakisubiza. Okay. Uvuga ngo ntago ujya unyara ku buriri. Ese ugira umukunzi? Ndamugira of course. Watubwira amazina ye se kugira nawe confirme ko umukunda? Niba ko kuri proud. Umukunzi wanjye so ni ngombwa kugira ngo mubwire izina ra? Okay, tubwire basi gender, ni umuhungu ni umukobwa? Ni umukobwa. Okay, ntabwo nkubaza byinshi. Ese Deni, umenye ko uzapfa ejo, sibyo? Ku munsi w'ejo. Ngira ibintu bitatu by'ingenzi wakora mbere yuko upfa. Umenye ko uzapfa ejo pe, aka kanya kavuga uti ejo nzarara mpfuye. Nibe bintu bitatu by'ingenzi wakora pe muri icyo gihe gito wabusigaranye? Muri icyo gihe gito ikintu cya mbere cyakwanda nabanza gukora, nabanza nkajya kureba shiri wanjye, nkamubwira ko ngiye gupfa nabimenye. Ikindi cya kabiri nahita nkora, twahita tuva, urumva ahantu naba nabimubwiriye, twahita tuhava tukajya nk'ahantu mu kabari, nkajya kumutamo, tukitamo bya nyabyo, ariko kwitamo handi bya nyabyo. Twamara kwitamo ewana ku buryo ki byibura wenda nzapfa nyine yego turi kumwe nyine twamaranye igihe, sinumataha nanjye sinaye, mbese iyo minsi itatu yose tukayimara turi kumwe. Mbwira ikintu kimwe wiyiziho kabisa, ibanga wiyiziho ariko abantu benshi batazi. Ryabanga ikintu cyiza wiyiziho abantu benshi batazi, noneho n'ikindi kintu kibi defo yawe wiyiziho ukavuga uti defo ndayigira ariko abantu benshi ntago bayinziho. Turahera ku kintu cyiza. Nicyo kintu cyiza wiyiziho ariko abantu benshi batazi. Muri make ni ibanga abantu benshi batazi. Abantu benshi rero ikintu batazi kuri njye cyiza, hari ukuntu nyine abantu bawe ba hafi muba muri kumwe isaha ku isaha, wenda atashobora gucaho nka 24 mutarabonana, cyangwa se wenda ngo muvugane no kuri call, nyine ukuntu baba bagufata nyine. Abantu benshi bazi ko mbeshya, kandi ngewe buriya hari igihe nyine nshobora kubwiza nk'umuntu ikintu nkakubwiza ukuri, wowe ukagifata nk'aho ari blague. Kandi nyine muri make hari ukuntu nakubwira nk'ikintu, wowe kumva ko kubera nkunda kugira blague nyinshi, wowe kumva ko yuko icyo kintu ndi kukikubwira ari blague, kandi nshobora kukikubwira ndi no guseka ntari seriye. Wowe nyine ubona ko ntari seriye, kandi ngewe mba ndi seriye, none wowe ukabifata nk'aho ari joke, kandi ibyo bintu ngenda komeje. Ibyo bintu abantu benshi ntabwo babinziho kabisa. Nukuvuga ngo ibanga batakuziho nuko utavugisha ukuri pe. Hari igihe nkunda kuvuga ikintu ndi seriye, abantu bakabifatamo nka blague. Nukuvuga ngo abantu benshi basi ko utari seriye. Basi ko ntari seriye pe. Okay, ni cyo kintu rero kibi wiyiziho, akantu uzi nawe ugira kabi abantu batazi. Akantu kabi ngira? Abantu benshi batazi kabisa. Defo yanjye rero wiyiziho pe, abantu benshi batanazi. Defo yanjye rero nira ndakara nabi. Yego. Yurakaye kabisa, urakara nabi. Ndakara nabi. Ubwo iyo nakurakariye
ikintu natekereje kugukora iyo nagikoze ako kanya nkikubona biba binarangiye ndakara nabi kandi umujinya wanjye ushirana vuba yego kata birangira. Ese Denis niba atari ibanga ni ryari uheruka gukora imibonano mpuzabitsina? Icyo kintu cyo ntabwo ndi bukigusubize kabisa. Nese niba ari mu kanya hose uburenganzira bwawe, niba ari nijoro ntacyo bitwaye cyangwa se ntujye unabikora. Tubonye gusubizera tubiza ntacyo bitwaye. Reba ko niyo bore ihagaze ntabwo ariko kubikora waserekana abafera mperuka kubikora icyumweru cyashize. Icyumweru gishize? Kino turangije nyine. Ninde mwari kumwe n'umukunzi wawe? Aho yaba atari we wabitubwira. Oya niwe tuzanirana n'umukunzi. Irihe kosa umukunzi wawe ashobora gukora kabisa ntumubabarire? Kunca inyuma. Ntabwo wamubabarira? Gusa uramukunda? Ndamukunda. Numva ko nta kosa umuntu ukunda yakora ngo ntumubabarire. Aya kunca inyuma ni ibintu bibiri. Akoze kimwe muri ibyo ubu nyine byaba birangiye, kunca inyuma no kumbeshya. Wahita umwanga burundu ahubwo sinzongera no kumenya ko twanabinyana. Denis je numva ko umuntu ukunda se niki yakora utamubabarira kandi umukunda nega yankwereke sibyo ko nge numvishe bavuga ngo bira ngo umukunzi wawe niba urukundo umugirira rutangana n'imbabazi wamugirira nushaka unamureka. N'umukunzi si umugore nashatse ni sheri akwa mugani da biratandukanye. Umuntu wakihanganira n'umuntu mubana umunota ku munota. N'umuntu uba warashatse warashize mu rugo muri kumwe n'umufasha wanjye cyangwa se n'umugabo wanjye. Yego umuntu niwe wababarira, ariko nanone hari n'igihe abigira ingeso nabwo kwihangana nabwo bikanga kaba ngombwa ko yuko murangizanya. Ese Denis ni ibihe bintu bibiri bigukurura ku muntu kugira ngo utere intambwe umusaba urukundo? Nibe bintu bibiri ubanza kwitaho bigukurura kugira ngo umuntu uvuga uti uyu muntu namukunze, uyu muntu ibintu byatumye mukunda, namutereta, namusaba urukundo? Nibe bintu bibiri bigukurura mbere na mbere yo guhitamo uyu muntu? Ibintu bibiri. Icyambere gifite A na B. Icyambere ni uko ari inyangamugayo, utabeshya nyine udafite utuntu tutunyanganyanga. Iyo ni A. Icya kabiri ukunda gusenga, ukunda Imana pe, ukunda gusenga pana bya bindi by'ubungu byateye byo kwirirwa mu tubari, pana kujya kwirirwa mu rusengero. Ni ukuvuga ngo ubwo mbere yo guhitamo umuntu mukundana urabanza ukamugira inshuti. Ukamugira inshuti ukareba nimba asenga, nimba ubwiwe nawe yiyubaha, nawe yikunda ubwe. Ujya kurambagiza umukunzi wawe yakwemereye ate? Ufite amabere, ufite ibisuko, ufite amaherena, kuko urabona uri umukobwa pe mu bigaragara. Ese ko nawe ari umukobwa niki cyatumye akwemerera kandi muri make akubwira ko yagukundiye iki? Ikintu cyatumye agukunda byafashe igihe kinini kugira ngo abyiyumvemo. Yarangoye cyane, yarangoye umve ngo yarangoye nyine, urumva ntabwo nawe yabashije kubyiyumvisha. Byasabye ko yuko kugira ngo tubanze tumenyane, abanze nyine abyiyumvemo, amfate nk'umuntu usanzwe, angire nk'inshuti yiwe nanjye mugire nk'inshuti ye, kugira ngo abanze nyine yiyakire cyangwa se abyiyumvemo. Bisaba rero, biba ngombwa ko muha umwanya we nanjye rwose mbamuretse kugira ngo ntamustressa cyane. Nyine mbanza kumuha umwanya ababitekerezaho, nyuma nyine aza kumpa igisubizo. Ariko byarangoye kabisa, wumve ngo byarangoye. Wamuterese nk'igihe kingana gute? Urumva nyine deja uramukunze uramuterese, byafashe igihe kingana gute kugira ngo bicemo akwemerere ko mukundana? Urumva nyine twabanje kuba inshuti, tubanza kumenyana, abanza kunyiyumvamo, abanza kubyakira, mbese aba umuntu wanjye wa hafi, umuntu nisangamo nawe nyisangamo, bigenda bimuzamo nyine
twisanga byabaye. none se umukunzi wawe ni ikibazo cya nyuma numva ngiye kukubaza. Umukunzi wawe mufite gahunda ki? Mufite gahunda yo kubana? Ese niyo gahunda ihari mwiteganya nka ryari? urumva umuntu wamfashe icyo gihe kingana gutya kugira ngo umuntu amenyane n'undi cyangwa se yiyumvemo undi, ndumva gahunda itaba ari ngufiya gutyo. Gahunda yanjye nawe turacyari kugenda tubyegerana, ariko hazavamo igisubizo kizima ndakeka. Ubundi nko muri rusange muri sosiyete ubona abantu bakwakira gute, bagufata gute, mu muryango se, mu baturanyi, aho ukorera, ubona nyine bakwakira gute, bagufata gute? Kuko urugero urabona ufite amabere hasi tukabona hari ukuntu uteye nk'abagabo, ese wowe nyine ubona bimeze gute, abantu bakwakira gute? So rero muri sosiyete biragoye kugira ngo nyine umuntu uzamubwire cyangwa se uko kubona ngo abyakire. Kubyakira byarabananiye, ariko nyine bamwe banzi barabyakiriye. Hari abandi nyine umuntu agenda ahura nabo mu nzira ukagenda bakwibazaho, kandi urumva witaye ku bibazo abantu baba bafite nta kintu wageraho. Nawe urabaza abantu bo hanze ibintu baba bavuga biba byinshi bitandukanye. None rero nawe wibihaye umwanya wo kubyumva ucika intege, ugatuma wiyanga, ugatuma ibintu byose watekerezaga udatera imbere, cyangwa se nta kintu mbese cyiza wageraho witaye ku bintu abantu bose bavuga. None se niki cyaguteye kwiyakira, uko imbaraga zo kwiyakira? Kuko urugero wari buhitemo ukavuga uti wenda mu by'ukuri nanjye nteye ukuntu, hasi nteye nk'abagabo, hano nteye nk'abagore, misemo wenda gukora surgery, nkuyeho amabere, nkuyeho imisatsi, nibera umuhungu, n'ubundi byose bihurire rimwe. Niki cyatumye udatera intambwe ngo ujye muri ibyo bintu, ukaguma gutyo gusa ukonfusing abantu, ukiyakira muri ubwo buryo? Niki cyagushoboje ako kantu? Ibyo kibazo rero urumva abantu bavutse mu buryo butandukanye. Hari abavutse wenda ari uku nguku umeze nyine, hari abandi bavutse ukwabo, buri wese nyine, abantu bose ntabwo bavutse mu buryo bumwe. Ubwo rero nanjye nararebye ndavuga nti ntabwo ngewe najya kwihandagaza ngo wenda ngo mvuge ngo ndahitamo ikintu kimwe. Nahisemo nyine kwiyakira mera gutya. Urasenga? Genda senga. Ese Deni ujya mu mihango? Icyo kibazo nanone wongera ukigarukaho kandi ntabwo ari cyo ngarutseho gute se? Ntabwo ari cyo ngarutse. Icyo kibazo se waretse nkakigusubiriza inyuma ya kamera. Denise nawe uradukonfuzinga cyane ugakabya, kuko ese wizera ko habaho ibinyabibiri? Umuntu w'ikinyabibiri ufite ibitsina bibiri? Babaho. Waba se uri umwe muri abo? Icyo kibazo twagikansorize, sinzi n'impamvu uri gukomeza kukigarukaho. Ewana, wakoze kutuganiriza, noneho reka nkureke, ariko ndagutumiye uzagaruke kuri channel yacu dukinana umukino, tukomeze tuganire n'ibindi bintu byinshi. Ndumva nshaka kukugira inshuti yanjye, urabinyemereye? Nta kibazo pe, ndabikwemereye rwose. Urakoze cyane.